dufite icyatuma dukomera, dufite icyatuma dukomeza abadukomokaho, dufite ibyatuma dutura muri uyu mujyi. Hari ibihamya, dufite ibihamya. Si ubwa mbere Imana yiyerekana. Na kera bakwiringiraga Mana, bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Abavuze ngo uzagwa ku gasi, Imana ikakuzana muri uyu mujyi. Havuze ngo uzapfa ntacyo wimariye, uyu munsi ukaba uri kugaburira abandi. Naringize ngo nkubwire ngo humura, Yeriko ntizongera. Iyera yaguhamagaye iziyerekana, nta bindi birwanisho bihabaye. Niko byagenze. Umunsi wa mbere ngo barazenguruka, umunsi wa kabiri barazenguruka, wa gatatu barazenguruka. Umuntu yaje gucika intege, undi akamukomeza akamubwira ngo ihangane, iminsi isigaye ni mike. Kuyo turangije murokore we, burya rwana bucece, ibyo twanyuzemo ni byinshi. Ibyakagombye kuturwanya byari bihari, ariko iyo turokoye bya bindi ntabwo izananirwa kuturokora iminsi mike isigaye. Umunsi wa kane ngo barazenguruka, umunsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu, ngo ku munsi wa karindwi bavugije amahembe. Hanyuma ngo Yeriko iraritoka. Murokore, turi mu gihe kigoye, turi mu gihe kiruhije. Aka gakiza twakabonye bituvunye, twarwanye intambara, n'uyu munsi turacyazirwana. Nyemerera ubwire Imana ngo kuba ukinyemera, mbabarira mvume Yeriko ntizongere. Uzi imyuka mibi yo mu miryango ikugendagendaho kugira ngo izagendagende no ku bana bawe. Uzi ubuzima bwo gupfundikanya wanyuzemo kugira ngo buzakurikirane n'abana bawe. Uzi abarozi ukuntu bicara bakuroga bazakurikirane n'abana bawe. Mureke tubwire Yeriko ngo ntizongere. Uzi ukuntu birirwa bakurogera ubucuruzi, uzi ukuntu birirwa bavuga ngo ntuzatera imbere, uzi ukuntu bajya muri Kongo ngo bakuroga utoragura amashashi, kubera ko twagize amahirwe tukaba turi imbere y'Imana ishobora byose. Mureke tuyibwire ngo kuko tugikiranuka turashaka kuvuma Yeriko, turashaka kuvuma Yeriko ntizongere. Subiza amaso inyuma urebe amateka y'ubuzima bwawe, reba intambara warwanye, reba imvune wahuriye nazo. Mureke kubera ko Imana ikitwemera tuvuge ngo Yeriko ntizongere. Uwo muri kumwe mundebere mu maso mumbwire ngo nukuri Yeriko ntizongere. Mu gitabo cya Yosuwa ibice 6 umurongo wa 26. Igitabo cya Yosuwa turasoma ibice 6 umurongo wa 26. Hari ijambo rivuze ngo icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza, arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka. Igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahatera inzugi z'amarembo azapfusha umwererezi we. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa kandi arogera byamamara mu bihugu byose. Twihute dusome aha mu gitabo cya mbere cy'Abami, igitabo cya mbere cy'Abami turasoma ibice 16 umurongo wa 34. Haranditse ngo ku ngoma ya Ahabu Hiyeri w'i Beteli yubaka Yeriko. Igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana w'imfura witwaga Biramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umwererezi witwaga Segubu, kuko Uwiteka yari yaravuze abivuye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana impaye ijambo mbazaniye. Iri jambo rifite insanganyamatsiko igira iti Yeriko ntizongere. Reka nongere nsubiremo ijambo Imana impaye kubaganiriza riragira riti Yeriko ntizongere. Yesu ashimwe. Izi ni inkuru z'Abisiraheli. Ndabibutsa ko Abisiraheli bambutse kabiri. Ubwa mbere bambutse inyanja itukura bayoboye n'umugabo witwa Mose. Ubwa kabiri
bambutse Yorodani bayobowe n'umugabo witwa Yosuwa. Hanyuma aha ni igihe bari bayobowe na Yosuwa. Ndashimira Imana ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Uziko mutanyumvise di? Nari mvuze ngo ndashimira Imana ihagarara ku ijambo ryose risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Uyu mukiranutsi nashaka bari mugufi cyangwa se ari muremure cyangwa atunze cyangwa se adatunze, kuba kiranuka birahagije. Imana igahagarara ku ijambo risohotse mu kanwa ke. Mwakomera Imana yacu amashyi. Imana ihagarara ku ijambo risohotse mu kanwa k'umukiranutsi. Iherutse guhagarara ku ijambo ryari risohotse mu kanwa k'umugabo witwa Eliya. Uyu Eliya igihe ngo Ahabu yari ayoboye Abisiraheli, yimuye Imana, yimika ibigirwamana, afata abahanuzi b'Imana arabica, abandi barahunga. Hanyuma Abisiraheli ngo bayoboke ibigirwamana, bibagirwa Imana. Ariko umugabo witwa Eliya agira ishaka, Imana ishimwe, ahagurukana ishaka, aragenda asanga Ahabu. Atanabajije Imana, aravuga ngo kuba nkiranuka gusa birahagije. Aragenda asanga Ahabu, aramubwira ngo aha naho Imana yagukuye n'icyizere yakugiriye ikaguha kuyobora Abisiraheli, uhangara wimurima wimika ibigirwamana. Ahabu we, ndababaye kandi ndategetse imvura ntizigera igwa. Wagize singo abivuze mu Gifaransa, reka da, nta nubwo akoresheje Icyongereza. Kuba kiranuka gusa yavuze ngo ndategetse imvura ntizigera igwa. Aha batumva mbese ubu se nkawe uri igiki cyahagarika imvura? Eliya ati kubera kumbwiye nabi nikimenda kijyanye. Hirya y'umuntu hari undi. Elementezi genza make, kuko ibyo ukora hari undi waza agakora ibiruta ibyo ukora. Mu yandi magambo, umwanya wawe ufate neza, kuko hirya y'umuntu haba hicaye undi. Bose ngo bari kurira, bose bari kurira. Imana ivugana na Yosuwa, yambwiye iti Yosuwa, nawe uri guhangara ukarira, ni wowe ugiye kuyobora Abisiraheli. Yosuwa ati Imana, Abisiraheli ntabashobora gute? Imana amubwira ngo nta muntu n'umwe wabasha kuguhagarara imbere. Iramubwira ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Yosuwa ati kingo ni Mose se yajyanye, ubu nzabayoboza iki? Imana ibwira Yosuwa ngo aho muzakandagira hose nzahabaha. Mu yandi magambo, Mose yakoreshaga imbaraga zo mu kuboko. Imana ihamagaye Yosuwa ikoresha ubundi buryo, iramubwira ngo wowe uzajya ukoresha izo mu kuguru. Turashimira Yera ifite ubundi buryo, burya ihamagara umuntu ikamenya nuko izamukoresha. Burya ntabwo ihamagara abanyembaraga, ahubwo ikomeza abo yahamagaye. Yosuwa rero Imana imaze kumugirira icyizere, yitegereza Abisiraheli avuga ati mvuganye n'Iyera, ubu ninjye ugiye kubayobora. Abisiraheli bati si ubwo wadushobora, ubundi si wowe wakora nk'ibyo Mose yakoraga? Yosuwa arababwira ngo kuba ingiriye icyizere izankoresha ibiruta byo mwebwe mutekereza, ahubwo kuba ikinyemera. Haleluya. Haranira kuba Imana ikikwemera, kuba ikinyemera. Mwumva icyo ngiye gukoresha. Mose abayobora yakoreshaga ibintu bitatu. Icyambere, mureke kurangara murebe hano. Mose abayobora hari ibintu bitatu byamurangaga. Icyambere, Mose yagendaga imbere yacu, nje sinzagenda imbere yanyu, nzabagenda inyuma kuko niyo mpamagaye. Icya kabiri, Mose yabayobozaga inkoni, ngewe nzabayoboza inkota. Icya gatatu,
Mose yabanzaga kubaza Imana, ngewe uzakoze nzamwica ubundi nje gutanga raporo. Abisiraheli bahita bahinda umushitsi, bavuga bati kuva ari imuhamagaye dukwiye kumwubaha. Ndashimira Imana ihagarara ku muntu yahamagaye. Reka aka kantu ngasubiremo, ndashimira Imana ihagarara ku muntu yahamagaye. Hanyuma rero Imana ibana na Yosuwa, bageze kuri Yorodani. Imana ibwira Yosuwa ngo ndacyari kumwe nawe. Yosuwa we, iyi ni Yorodani, ariko Yorodani si ikibazo, igikuru ni nge waguhamagaye. Ndagutangariza ko ibikuri imbere atari ikibazo, igikuru ni Imana mwahagurukanye. Uvuge ngo amen. Ibwira Yosuwa ngo Yosuwa, kubera ko imbaraga ugiye gukoresha ziri mu kuguru, mbwirira abatamu bahetse isanduku nibo barabanziriza abandi muri Yorodani, kandi bakimara gukandagira muri Yorodani, ndabatangariza ko burya Yorodani ni ikigeragezo kitarangira. Ariko ndashimira Iyera, ntabwo ibigeragezo bikuraho umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana uremeye kuruta ibigeragezo. Niko Yosuwa yababwiye, arababwira ngo iye iravuze ngo abatambyi nibabanze muri Yorodani, ngo baterera bakirambika ibirenge muri Yorodani. Amazi ya Yorodani ngo aribwiriza yigabanyamo kabiri. Hanyuma Imana ibwira Yosuwa, iramubwira ngo toranya abagabo 12 ubu babamanuke muri Yorodani batora amabuye. Umva Imana yacu. Yosuwa ati nuko nibamara gutora amabuye, Imana ibwira Yosuwa ngo kera ubwo abana babo bazajya babaza ngo mbese aya mabuye nayiki, bazajya bababwira ngo kera Imana ishimwe amazi ya Yorodani yacitsemo kabiri, hanyuma turambuka. Bivuze ngo iki? Aya mabuye byari ibihamya. Kugira ngo ukomere muri uru rugendo biragusaba kuba ufite ibihamya. Burya ubuhamya buryoha bugeretseho ibihamya. Muvuge ngo amena, muvuge ngo amena. Yosuwa, Imana yabwira ngo abo baratoragura ayo mabuye, ubambwirire ngo kera ubwo abana babo bazajya bababaza, nshuti yanjye dufite ibihamya byatuma dukomera nubwo abantu bataduhanurira. Ufite icyo wabwira umuryango wawe ukawubwira ngo na kera. Haleluya. Imana yigeze indengera esinen. Ubundi kugira ngo wizere Imana uyirebera mu byo yakoze, wishakira Imana mu byitari yakora. Dufite icyatuma dukomera, dufite icyatuma dukomeza abadukomokaho, dufite ibyatuma dutura muri uyu mujyi. Hari ibihamya, hari ibihamya. Umwana najya arwara malariya, ujaje bamubwira uti mwana wa, malariya si ikibazo, iyaciyemo kabiri amazi ya Yorodani ntiyananirwa malariya. Umwana narwara umutwe, uje umubwira uti mwana wa, dufite ibihamya. Si ubwa mbere Imana yiyerekana. Umuririmbira uti na kera bakwiringiraga Mana bari mu mahoro, tugufite ntitwifuza undi murengezi. Haleluya. Imana imaze kuvugana na Yosuwa ngo imbere yabo hari Yeriko, kandi iyi Yeriko abahanga bavuga ko yari hegitari 8. Iyi Yeriko ngo yari nini cyane, kandi ngo bari barafunze, bari barakomeje. Iyi Yeriko ngo bari barayikomeje kuko ngo batinyaga Abisiraheli. Nta kindi gitumye shitani akurwanya, ari gutinya icyo Imana yakuvuzeho. Burya muri bimwe biteye ubwoba shitani abazi icyo Imana yatuvuzeho bikamutera kugira umujinya akaturwanya. Ariko turashimira Iyera, burya ibiturwanya ni ibiremwa, uturwanirira ni umuremyi. Hari abantu banyumvise ra, narimvuze ngo ibiturwanya ni ibiremwa, ariko burya uturwanirira ni Hanyuma rero imbere yabo ngo hari Yeriko. Ariko ndashimira Imana. Imana burya ishobora kutabana nawe mu kigeragezo, ikaja guhagarara aho kiri bukwicire.
munyumvise di narimbuze ngo mu kigerageza ushobora kwibwira ngo ntabwo muri kumwe, naho yagiye guhagararaho kiri iherutse guhagararaho cyari bwicira Yozefu. Umva uko Bibiliya ivuze ngo bene se bamwitegeye akiri kure, abazaniye ibyo kurya. Umwe muri bene se avuga ati nguriya karosi, kandi papa wamukizaga ntawe uhari. Ariko nubwo se wa Yozefu adahari, iyo avuze kuri Yozefu bari kugendana. Semi-batotes kesansi. Bo bibwira ngo Yozefu ari wenyine, bibagirwa ko hari yavuze kuri Yozefu ke ngo baramwitega. Yuda ati nshingiye ukuntu Yozefu yahoraga ari kurotora inzozi ngo azatuyobora, nge ngiye kumwica n'ibiryo azanye tutari twabirya. Ngo bose bamuvugaho baravuga ngo nguriya araje, reka tumwice. Inama bamaze kuyuzuza ko bagiye kumwica batari barya, ko barabanza kumwica, bamara kumwica bakarya barangije kumwica. Ariko burya Imana ifite ubundi buryo muroko, Imana ifite ubundi buryo. Uwitwa Robeni ashira agatoki hejuru, ariko murakoze guhuza inama, ariko nanjye mfite igitekerezo. Bativuge vuba rero atari yatugeraho. Aravuga ati nyine simbabujije kumwica, njewe ndashonje. Batumva kandi mwebwe igihe muraba muri kumwica, nanjye ndaba nicaye ndi kurya, noneho murarangiza kumwica nanjye ibiryo nabimaze. Yuda tumva mbese ntozi nitumara kumwica ibiryo wabimaze turarya iki? Robeni ati rero ubwo mureke duhindure gahunda, tubanze turye, turamwica tumaze kurya. Umva uko Bibiliya ivuze ngo bicajwe no kurya. Ndafashijwe, bicajwe no kurya. Uzi ko bicajwe no kurya tukabyara? Uzi ko bicazwa no kurya tugashinga? Uzi ko bicazwa no kurya abana bakiga? Hari umuntu ufashijwe ngo atere haleluya? Uzi ko bicazwa no kurya abana bawe bakiga? Uzi ko bicazwa no kurya ukubaka rugakomera? Baravuze ngo ntabwo uzubaka, baravuze ngo ntuzashaka, baravuze ngo ntuzabya. Turashimira Imana, bicazwa no kurya Imana ikadutabara. Wagize ngo barangije kurya se baramwica guteze? Ubutabazi bwari bwabonetse. Yosuwa ngo ashingiye ku mvune, reba imitongero mukaso yagutongeye, reba ukuntu aho mwari mutuye, reba inzira wanyuzemo kugira ngo ubone agakiza. Murokorewe kubera ko ukishinja kuri umukiranutsi, mureke tuvume Yeriko. Yosuwa ngo amaze kuyivuma arigendera, bagira ngo ni ibintu bisanzwe. Abami barima, abandi bakima. Umuntu yaje kuhubaka, abantu bati Yosuwa yaravuze. Yavuze ngo iki? Yaravuze ngo umuntu uzahangara. Yosuwa si yari mwene nda, abandi bati yari mwene Nuni. None si kubera iki yavuze gutyo? Yari yishingikirije ko ari umukiranutsi. Yari yambaye inkweto, abandi bati nubwo atari yambaye inkweto ariko Imana iri muri we niyitanga inkweto. Yabivuze mu Cyongereza, abandi bati itanga ubwenge niyo yari muri we. Haleluya. Ngo bagatinya kuhubaka. Noneho mu gitabo cya mbere cy'abami twasomye ngo ku ngoma y'umwami Ahabu haboneka umugabo ngo witwa Hiyeri w'inkunguzi. Hiyeri ngo arahaguruka, haravuga ati ariko kubera ko ari batinye kuhubaka. Abandi bati hari umukozi w'Imana. Uwese Yosuwa sinigika. Abandi bati Imana ipfa kubimwemera. Haleluya. Nubwo abantu batakwemera, ipfa kubikwemera, izakwemeza batakwemera.
Hiyeri ngo aravuga ngo nje ngiye kuhubaka. Yosuwa siyantwarike. Abandi bati nyamara Yosuwa ni umukozi w'Imana. Hiyeri ngo abashatse umwenjeniyeri. Aravuze ati weho mpimira hariya ndaguha amafaranga. Umwenjeniyeri atubwari ikiraka reka nje kuhubaka. Ngo agishinga ibuye. Agishinga ibuye bagiye ko nababona umuntu aje ari kwirukanka. Aravuze ati murekeraho kubaka. Hiyeri ati bigenze bite? Rekeraho kubakisha ahubwo ihute mugakinjira uje kugura serikeye abirama arapfuye. Hiyeri ati bigenze bite? Ani bati hubwo ihute uje gushakira imbere usororo kuko wahinyuye ijambo ryavuzwe n'umukozi w'Imana. Ndagutangariza ko Imana ihagarara ku mukiranutsi. Iherutse kumpagararaho babye. Mwumvise umuntu watekeye Imana ubugari? Usisi njewe. Mwumvise umuntu wimuye umurozi igipangu umurozi yaratuyemo uyu munsi akaba hatuyemo umuhanuzi? Ubu sisi njewe. Mureke mbabwire. Ndi kwimukira i Musanze, umugabo wanjye yari indembe, twe tuvuka muri Nyabihu. Imana irambwira ngo imuka, nutimuka urashingura umugabo. Irambwira ngo hitamo kwimuka cyangwa gushingura umugabo. Ndayibwira nti ndimukira, irambwira ngo i Musanze. Ndayibwira ndi ko nta nzu mfiteyo, iti nzabana nawe. Ko ntayo gukodesha, iti nzabana. Mbambwiye umutware ndi sheri. Mbambwiye umutware ndi sheri. Ati shu. Iminota bampaye irarangiye disi. Ubu kirangiye ndabuhamya ndabuha. Muyobozi wa gahunda dusoze. Noneho rata mureke mbabwire reka mbinyuremo vuba vuba. Noneho umutwara namubwira ndi twimuka ati tuje ndi Musanze. Ati si kubereka ndi nyine Imana ambwiye ngo nimpitemo kugushingura cyangwa kwimuka. Avuga ati tugende. Umva turagenda dutega twegerane. Dushorera abana tugeze mu mugi Musanze duhagarara muri gare ntabwo narinze aho ndajya. Igiye mpagaze ngiye kona mbona umugabo twasenganye muri groupe araje ati mama bara ko muri hano muri gare ntitwimutse. Atubwa Imana abahaye inzu nihabwe icubahiro ntoya. None si murakodesha? Ndi ntayo gukodesha. None waje kugira ute? Buriya rero umuntu uri mu muhamagaro abera ikibazo abatarahamagawe. Buriya umuntu uzi yaja abatahazi bibwira ko yayobye. Arambwira ati subwo uyu mugabo se n'uwawe ni ko yarembye guca ndi yararwaye nyine. Nose ubu wimutiye ndi ni hani Musanze. Ati hano muri gare si ndi Imana iri yaranje. Aranse karangije aragenda. Amaze kugenda numvijwe. Abumvishijwe haleluya. Ijwi rirambwira ngo mwana wa nubwo agusetse niwe ndakoresha aragukodeshereza. Noneho ngiye kubona mbona araje ati mama bara ati nanje numvishijwe. Ti wumvisha iki? Ati numvi ati Imana irantegetse ngo ngukodeshereza amezi 3. Nanjye mba namubwiye ndi amina gira vuba amena. Abaragiye ashatse inzu hariya mu mugirero kubona inzu ntibyoroshe. Abageze mu rugo rumwe rw'umugabo w'umusiramu hariya mwibereshi. Ahageze abaje umugabo aramubwira ati iyi nzu irakodeshwa abadukodeshereje amezi 3. Naho aho hadukodeshereje nyiri gipangu ni umurozi wo mu rwego rwo hejuru. Harangije afata imodoka araje aradushikira atugejeje aho ngaho aravuga ati rero nishyuye amezi 3 nyuma y'amezi 3 Imana izikorera ikindi gitangaza. Hanyuma mpamaze iminsi miki ngiye ko nambona umumama araje ati niko hano urahazi? Ntabwo mpazi. Nyiri iki gipangu uramuzi? Mbonaga ari umusaza wambaye ingofero y'abasiramu. Ati ni umurozi wo mu rwego rwo hejuru. Ati hano nta muntu uhamara ukwezi. Iyo uhatinze iyo udapfuye urapfusha. Ati none se wahimuka? Ndamubwira nti none nakwimukira hese. Ati rero gerageza uhave nutahavuza. Ndamubwira nti ntabwo nzapfa ahubwo ndasenga. Ati ko n'abasenga birukanaga. Mani guha umugisha mwinshi. Haleluya.
ati n'abasenga arabirukana. Hanyuma amaze kubimbwira, reka mbabwire, Imana yo kabyara ihagarara ku bakiranutse. Saa 9 nafashe amasengesho ndasenga, numva ijwi rambwiye ngo sohoka. Ndasohoka nzenguruka igipangu, ndazenguruka, ngiye kumva numva umusaza avugisha induru. Imana irambwira ngo senga kuko uri gusenya ubwami bwa Satani. Ndasenga, ngiye kumva numva umusaza arabiye ntaho bari kumuniga. Imana irambwira ngo mwana wa, ndagushimiye kuko zibyananiye abandi, urarwanye kandi uranesheje, genda uje kuryama. Ndagenda ndaryama. Imana irambwira ngo ariko kare mu gitondo araza kukuramutsa uwo musaza, ntabwo ari ukugusuhuza ahubwo araza kukuroga, ntumuhe umukono ahubwo umupepere. Iyi Mana twicaye imbere, kare nagiye kumva numva umusaza arakomanza. Naragenda mukingurira, yihutira kuma umukono ati waramutse mada? Ati mwaramutse. Ati madati waramutse? Nti mwaramutse. Ati niko madati kutari kumva umukono? Nti Mana yambujije. Ati niko madati ntabwo uri umurozi? Nti oya ahubwo ndi umuhanuzi. Ati mada wanyemerera ukamvira mu gipangu nkagusubiza amafaranga? Nanje nagasuzuguro kenshi nti niko muze, wanyemerera ukimuka nkahagura? Umusaza umushinya uramurya. Arangije arambwira ngo mada, numara iminsi 3 udapfuye uzamenye ko ntari umurozi. Ndamubwira nti muze, aha ni ntahagura, uzamenye ko ntari umuhanuzi. Nzareba iyo Mana izashigikira umurozi ikimura umuhanuzi. Hoshi amina. Hanyuma umusaza umushinya waramuriye, nanje nja mu nzu. Umutwara ati niko sheri, nanje ntishu. Ati kuhangaye ugatongana n'umurozi nakwica biragena. Ndamubwira nti nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Uwo muri kumwe murebe mu maso mubwire ngo nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Ibyo kutwica birahari, ibiduhiga birahari, inzobo zacu kuwe zirahari, ariko yera ihagarara ku mukiranutse. Nahise mpamagara abamama tubana muri groupe, ndababwira nti tuje gusenga. Gusenga ni ubuzima baroko, gusenga ni ubuzima, gusenga ni imibereho. Ndababwira nti muze tuje gusenga. Twaragiye tuja mu mazi ibyumba, tugikandagira mu mazi, mbona umugabo usanzwe afite Bibiliya yaraturutse mu mugi ibyumba. Araza aravuga ati mwabadamu mwe, ati weho hagati munini, buraro no kuba munini ni byiza, ugaragaraga mbere. Agati wowe, ati ngwino, bamvuye mu mazi. Ati Mana irambwiye ngo ibyifuzo wazanye yabisubije. Takakanya si ati wazanye ibyifuzo 3, ndiko mfite byinshi. Ati cyambere umugabo wawe yararwaye, Imana iramukijije. Nanje nti amina, nari nkimukeneye, amena. Ugomba kuyibwiza ukuri. Ati cya kabiri mufite ideni ryabananiye, Imana iraryishuye, ntamina. Ati cya gatatu ahantu ukodesheje nyiri gipangu yakubwiye nabi, si weho wababaye, hababaye Imana yaguhamagaye. Umva, Imana irahamunyaze, irahaguhaye. Arambwira ati kandi ukiva muri aya mazi uragera Nyabugogo, urahita witaba telefone y'umugisha. Iyo telefone irabivuye hanze. Nahise mbwira abaturi kumwe nti we nje ndatashe. Bati kutashe. Ndabwira nti Imana ivuganye nanjye. None kare wowe uraduhanurira, sindi nduraduhanura. Nti namwe mwihanurire ndagiye. Imana nivugana nawe, uje uravaho muvugani, uje guhura n'ibyivuze. Nambaye inkweto vuba ndagenda ngeze Nyabugogo, barokora Imana irahari, Imana iravuga. Kigera Nyabugogo numvise telefone yanje isonye. Nararebye mbona ni telefone yo ni nimero yo hanze. Nitabanye fiyeri ku muntu wavuganye n'Imana. Ndi alo fakubura umukiranutsi bakuzanira umuswara. Umuntu arambwira ati ni wowe NYIRAPASIKA? Ndiye ego. Ati rero nge simba muri Afrika, mba muri Canada, ariko naragukunze, nti warakoze kunkunda, ngiye kukoherereza fanta. Uba muyihe banke? Nabagase muyihe?
akagasura dufite ni Yesu mana wangiriye neza mana nanjye ndagushima taralatata ntabwo wandemanya amahembe cyangwa ngo udemane umurizo rekeraho ndamubwira ndi mu rugendo ningera mu rugo ndakubwira uko ubigenza nageze mu rugo mpamagara wa mupapa wadukodeshereje nje sinarinzi iyo biva niyo bijya ariko ndashimira Yesu wishe umwako ntabwo yagusanga utyo ngo agusiga utyo asanga usobanye akagusiga usobanutse suri kubona ndasobanutse no bana ugende ko bambwiye ngo bagiye kunyoreza fanta ati nuwahe ndi nuwo muri Canada ati mwandikira umubwire ngo ashire kuri telefone uraja kuri banki ushaka ndamwandikira mu minota mbona muri telefone yanje hiyanditse imibare nahise niruka nja kuri beka ndagenda nderekana ntido batayana amafaranga yavuye hanze bati wafotoje iranga muntu se ntireka nje kwifotoza bati fata igipapuro hari ya wuzuza kuzuza ntabyo narinzi ndavuga nti rero aba bantu baransuzugura ntireka nihagarareho mba ndebye umupapa uje muri banki ntumva nibagiwe rinete zanje ntiwanyemerera ntukanyuzuriza ati zana aranyuzuriza arangije ati ngaho jaramba ndagiye hajya kuri gishe mba nderekanye bati tuyaguye mu madolari ni mu manyarwanda ni mu manyarwanda ku mutima nti bidolari sinabyiviramo rero yego nambona bari guterura ibibanda ibi byose bari guterura banyiheru twanje nkigendera mbona ateruye ikindi mbona Eko uyari kundatira amafaranga ya banki ngiye kumva no barambye ati mama amafaranga yawe mu manyarwanda ndikubona ari miliyoni 8 nikubise hasi mera nk'umuntu urwaye igicuri aba turi kumwe muri banki bati Yesu we bati umudama arwaye igicuri bati niko mama usanzwe urwaye igicuri ntoyandi nuko ntamenyera abantu benshi amafaranga barayambaye nta sakoshi nari nagendanye nashize mu gitenge kwambuka umuhanda byarananiye nandi kuje kwambuka nabona igare ntimunyonzi ntihavutangonga umva amafaranga narayajanye umutware yari indembe nageze mu rubati niko amafaranga sura yazanye ni nangahe nti nibi byose ati ibi byose ni byacu ni atubwo biradusaba gukinga cyane twafasha amajerekani dushira ku rugi dufata amasorori dushira ku rugi imbeba yari iri gutambuka tuti mwabisamba mwe niba ari amafaranga yacu turayarinze barokore umugabo wanjye yakize nta kinini anyweye aho twari dukodesheje nyumva aho nari nkodesheje mu nzu y'ibyumba 2 na saro uyu munsi igipangu cyose ni icyanje Imana yimuye umurozi uyu munsi yatuje umuhanuzi tuye hariya mwibereshi imusanze uzaza uzareba ibitangaza by'Imana uwari ukodesheje uyu munsi ni nyiri igipangu haleluya uzi ko mwarambiwe hanyuma rero umuyobozi yari yansabye ko mbabwira ukuntu nabyaye umwana wabanaga n'inyamaswa ntabwo mwakwihangana ahubwo tugasenga nkazagaruka mureke mbabwire ndabizi mwankunze kandi nanjye nabakunze no kubahiriza gahunda ni byiza ni ingaruka nzababwira ukuntu natekeye Imana ubugari nzababwira ukuntu nabyaye uwo mwana wabanaga n'inyamaswa n'ibindi byose ngira ubuhamya bwinshi Imana yankuye ahantu habi papa yari umupfumu uyu munsi ahari ubupfumu hicaye umwuka wera hanyuma hiyeri bari gushinga ibuye intumwa irazi tigenda ugure serikeye hiyeri ati byagenze gute bati witubaza ahubwo genda uje kugurira irusororo kuko washenye ibyo umukozi w'Imana yavuze hiyeri aje gushingura avuye gushingura ntiyanyugwa arongera ngo azane ibyugi ashaka kuhakinga dufite umwanya muto gukinga bisobanuye byagera nijoro kuko gukinga ni ugufata ubuzima bwawe ntiburenge aho bwari buri
mbese nukuvuga ngo niba ufite inzu imwe nugukorotira ntuzagire ya kabiri. Niba ufite umwana umwe nukuvuga ngo hiyeri abashaka kutabyara uwa kabiri. Niba ufite ibihumbi 10 hiyeri ntashaka kugira 20. Mbese guhagarikira ubuzima bwawe aho bwari buri. Ngo azanye ibyugi ngo akinge, azanye inzugi ngo akinge. Imana Yosuwa yasenze, haleluya. Imana ihagarara ku mukiranutsi ngo igihe bari gukinga, intumwa irazi iti murekeraho gukinga. Byagenze gute? Na Segubu nawe arapfuye. Twasomye ngo sitikene ondeti skavone dai ele onen. Nuko Uwiteka yabanaga na Yosuwa. Abahanga bavuga ko na magingo aya Yeriko ntabwo yongeye kubakwa. Hombeka amaso yawe, hombeka amaso, reba inzira y'ibizigu wanyuzemo, reba intambara umaze igihe urwana, reba imisozi umaze igihe uzamuka. Amajwi menshi avuga ko ntacyo uzigezaho. Abantu bakuvumiye kugahera, abahagaze ku misozi bakuvuma, abicaye ku mashiga bakuvuma. Buri wese yavuze ibyo ashaka. Nakuzaniye ijambo rivuga ngo Yeriko ntizongere, Yeriko ntizongere. Ubuzima buruhije wanyuzemo, abagukomoka ntibazabunyuremo. Ibyago byakomeje kugukurikirana, abagukomokaho ntibazakurikiranwe nabyo. Haguruka dusenge, tubwire Imana ngo tubabarire Yeriko ntizongere. Haguruka dusenge. Yeriko, 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 Yeriko izengereje abarokore. Yeriko, Yeriko ukora nk'abandi bikanga, nta kutagira. Reka duhendahendiye. Shitani amaze igihe agukuriramwo amada, shitani yafunze inda yawe ibyara. Ariko uyu munsi twagize amahirwe. Imana yantumye hano, yambwiye ngo mbazanire ijambo rivuga ngo Yeriko ntizongere. Turagushimiye Mana. Senga Imana, uri Imana yacu bwite. Waraduhamagaye, watuzanye mu murimo wawe. Twagiye duhura n'ibiturusha, twagiye duhura n'ibitunaniza. Hari abadayimoni bitambitse mu nzira, hari imitego yitambitse. Shitani akanga ko dutambuka, yateze imitego hirya no hino. Ariko twakugiriyeho umugisha, twakugiriyeho umugisha. Niweho wantumye hano, niweho wampagurukije. Wambwiye ngo nze mbwira abagabo ko Yeriko itazongera. Wambwiye ngo nze mbwira abagore ko Yeriko itazongera. Wambwiye ngo nze mbwira urubyiruko ko Yeriko itazongera. Wambwiye ngo nkomeze mbwira abashitsi ko Yeriko itazongera. Uri kudusaba gukiranuka, uri kudusaba gukomeza gukiranuka. Dushoboze gukiranuka kugira ngo dukomeze tuvume Yeriko. Abagabo bashoboze, abagore bashoboze, urubyiruko rushoboze, nyobozi bashoboze. Tugukomeye mu mashi, tugukomeye mu mashi. Tugushimiye ko Yeriko itazongera. Turagushimiye none n'iteka ryose. Mureke mbabwire, mureke mbabwire. Ye n'ubwa mbere ngeze hano, ariko kumva ijwi numvise Imana ivuganye nanjye. Mbonye muri kwimuka, muri kuva aha hantu. Mbona mwubatse urusengero ruruturu. Imana irambwira ngo abubona bambwirire ngo mbakuye mu ruzerero, ahubwo mbahaye gakondo. Ngiye kubona mbona hari inkunga iturutse hanze. Mbonye abamarayika baje bikoreye imiba. Ngiye kubona mbona batuye mu kibanza. Mbona inyubako. Imana irambwira ngo bambwirire ngo nje gushigikira umurimo wacu. Imana irambwira ngo bambwire ngo kubwanje nzabyikorera, nta cyatuma izina ryanjye ritukwa. Umva, mbonye hari abantu Imana ihaye kubyara,
umuntu uri mu iteraniro ufite ikibazo cy'uko atari yabyara, mbonye Imana itanze urubyaro, mbonye Imana ikuyeho impfu z'impanuka, mbonye Imana ihaye abantu bunane, irambwiye ngo nibyo hari ibyago bihari ariko mbonye ihema, mbonye ihema, mbonye ihema, topele danse topikela igos. Papa haleluya. Mbonye uri gusimbuka imva, hari urwobo bari bacukuye, ngiye kubona mbona marayika aragusimbukije. Imana irambwiye ngo iguhaye kurya kuri iyi ngoma, uzarya no ku yindi ngoma. Imana irambwiye ngo ikurinze kuzapfa nk'umupagani, ikongereye igihe cyo kubaho. Mbonye marayika ari kubaga mu nda, arambwira ngo hari inyama zo mu nda kijije. Imana irambwira ngo ibiguhiga nubwo bihari ariko ikuramburiye amaboko. Imana idekom irambwiye ngo nimbabwire ngo buri wese nazamura amaboko, mwakira ubutabazi Imana izanye ku muntu wese wateranye muri aya materaniro.